umujyanama mu mitekerereze wo mu Bufaransa Lynn Mouret yavuze ku ngaruka ziba ku bibasiwe n'icyitwa boyfriend disease, aho bifatwa nk'aho abakobwa benshi bakunze kwirundumurira mu rukundo ubuzima bwabo bwose bakabwubakira ku musore bakunda cyane bigatuma bica ku nshuti bari basanganwe. Agaragaza ko bigira ingaruka mbi zirimo no kuba umusore yagira ku rwego akumbura inshuti ze akiyumva nk'uwashyizwe mu kato no guhorana nawe. Mu busanzwe boyfriend disease ntabwo ari indwara yemewe mu rwego rw'ubuvuzi, gusa n'imvugo ikunze gukoreshwa na benshi, aho bo banayifata nk'uburwayi bwo mu mutwe bwibasira bamwe mu bakobwa kurusha uko bigenda ku bahungu. Uwibasiwe na boyfriend disease arangwa no kumva atagishishikajwe no kugirana ibiganiro n'inshuti ze iyo agitangira umubano mushya w'urukundo rwa babiri, ndetse akanatangira kwica gahunda yagiranye n'izo nshuti kugira ngo agumane n'uwo mukunzi we. Mu bindi bimuranga no kwemeranya n'imyanzuro yose yafashwe n'umukunzi we, kabone n'ubwo yaba ari imyanzuro ipfuye itamuhesha agaciro. Muri Gicurasi 2024 ikinyamakuru Seti sur Seti ishami ry'Ububiligi cyagarutse ku mashusho y'umukobwa witwa Tinks uri mu bavuga ari kumvikana ku mbuga nkoranyambaga, ubwo uyu mukobwa yakomozaga ku buryo abakobwa bibasiwe na boyfriend disease usanga imitima yabo bayegurira umusore bakunda bakaburira umwanya inshuti zabo kandi bitari bikwiriye. Umujyanama mu mitekerereze Lynn Mouret yabanje kuvuga ko ari ibintu bisanzwe kuba wakunda cyane umuntu muri kumwe mu rukundo, ukanifuza kuba ari umuntu mumarana umwanya munini y'urukundo rugitangira, kandi ko bitagirwa n'ab'igitsina gore gusa ahubwo ko n'abasore bibabaho. Gusa yakomoje kuko ari ibintu bigira ingaruka mbi bikomeje cyane muri ubwo buryo, kuko nk'umukobwa yahora ashaka kuba ari kumwe n'umusore bakundana bituma uwo musore agera ku rwego yabangamirwa nabyo ndetse agakumbura kuba mu buzima bwo kongera kuba ari kumwe n'inshuti ze. Ikindi Lynn Mouret yavuze nuko gukunda umuntu cyane ukumva mwahorana bishobora kwangiza umubano wanyu, kuko agera ku rwego yiyumva nkaho umugenzura, akiyumva nkaho ari mu kato, nawe ugatangira kumushyira ku gitutu cy'uko agomba kuzuza inshingano z'ibyo wari umwitezeho mbere y'uko mukundana, ndetse ibyo bikaba byagira ku rwego mutangira kubwirana amagambo mabi kubera uburakari. Mouret yanakomeje ku kuba mu buzima busanzwe ibyo byumviro byo kumva wahorana n'umukunzi wawe bikunze kugirwa n'abantu basanga mu bibazo byo mu mitekerereze bitewe n'ahahise habo, bikabatera guhorana ubwoba bwo gutereranwa, bigatuma bumva kugumana n'abakunzi babo ari byo bibaha umutekano. Abandi bantu bibasirwa na boyfriend disease ni abantu baba badasanzwe bigirira icyizere, ku buryo imyanzuro yose bayubakira ku bakunzi babo kubera gutinya ko abandi bantu batabaha agaciro. Mu bindi Seti sur Seti yagaragaje nk'impamvu zatera boyfriend disease ni imico y'ibihugu, aho hari abizera ko ari ihame gukorera ibintu byose hamwe hagati y'abakundana, ku buryo usanga umuntu agera ku rwego rwo kugendera ku byifuzo by'umukunzi we gusa we ntabashe kwifatira imyanzuro. Umujyanama mu mitekerereze wo mu Bufaransa Lynn Mouret yanakomeje ku kuba ari byiza kugira umukunzi ukanamugenera umwanya, ariko ko bitaka guteye kwica ku nshuti ngo uzisimbuze uwo mukunzi, kuko burya ngo ziba arizo zikuzi cyane ndetse zinazi ibyo zagiramo uruhare mu gutuma wumva umerewe neza.